Ndabasuhuje nanone mbifuriza ibihe byiza abakunzi ba Mia Boss TV. Uyu mwanya nanone tugarutse kubagezaho amakuru mashyashya agezweho kugira ngo mumenye update n'ibyiriwe bivugwa kuri iyi mihanda ndetse n'ibyiriwe bivugwa mu makuru ya politike, amakuru asanzwe n'ibindi. Muribuka rero inkuru twababwiye mu minsi yashize y'abasirikare ba SADC na South Africa banyujijwe mu Rwanda batashye basubiye mu bihugu byabo, ndetse harimo n'abasirikare b'igihugu cya Tanzania. Muribuka ko twababwiraga ko bari baranze kunyura mu Rwanda bifuza guca ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko bikarangira M23 byanze, ivuze ko kiriya kibuga cyangiritse cyaturitseho ibibombe byumvikanisha ko bidashoboka ko nyine hari indege yahagurukira cyangwa se yahanyura, bigatuma rero banyuzwa mu Rwanda kubera ko nta yindi nzira yari isigaye bashobora kunyuzwaho cyangwa ngo babe bacamo kugira ngo bagere mu bihugu byabo. Nubwo bamanje kwiramanta bakamanza kuvuga ko bidashoboka ko banyura mu Rwanda, mu gihugu cy'abanzi niko bo babyitaga, bavuga ko ari igihugu nyine cyateje imirwano muri Kongo, ariko mu by'ukuri badashobora kuba banyurayo batanyura mu maboko y'umwanzi. Ubwo rero mu cyiciro cya mbere bamanje kuzana abantu cyangwa se abasirikare bapfiriye ku rugamba, babajyanye mu bihugu byabo kugira ngo bajye gukingurwa iwabo. Hanyuma icyiciro cyakurikiyeho muzi ko ari inkomere cyangwa se abari barwaye bamerewe nabi, abo ibibombe byaturikanye, abamenetse amaso, abacitse amaboko, abacitse amaguru n'abandi bantu barembye. Muribuka ko hari harimo n'inkuru yatangaje abantu benshi y'abagore bari barimo batwite baje ku rugamba bakigira mu bindi bakabatera inda, ndetse abenshi ari abo muri South Africa, abenshi bakagenda batwite batewe inda n'abasirikare babanaga bo muri Wazalendo, FDLR ndetse n'aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari biyunze hamwe. Ubu ngubu rero hari inkuru yasohotse yuko hari umujenerali wo muri Tanzania nawe wanyujijwe mu Rwanda muri abo basirikare bari bakomeje gutaha. Gusa we nta kintu yari yabaye, nta kintu yari yakomeretse, ahubwo nyine kuko hari abasirikare benshi basigaye muri iki gihugu cya Tanzania muri iki gihugu cya Kongo, abenshi nyine bazima batari bafite ibibazo byihutirwa basigaye, nabo rero hari abatangiye gutaha. Harimo rero umujenerali w'igihugu cya Tanzania nawe wari uri mu batanga komande cyangwa se mu bari bayoboye urugamba, nawe wanyujijwe mu Rwanda. Noneho rero hari video yagaragaye arimo asakwa n'ingabo z'u Rwanda, arimo asakwa n'abapolisi b'u Rwanda agira ngo atambuke agende. Igihugu rero cya Tanzania cyikomye u Rwanda, kikomana M23, kuko muzi ko bari babujije ko hari amashusho yafatwa cyangwa video iyo ari yo yose n'amafoto ashobora gufatwa yerekana ibyabaye cyangwa se itahuka ry'aba basirikare no gutaha kw'aba bantu bari bavuye ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikarangira rero hari amashusho yafashwe mu buryo bw'ibanga butamenyekanye, noneho akaza gusohorwa. Tanzania rero, igisirikare cya Tanzania kikomye u Rwanda mu itangazo basohoye bavuga ko batabaniye aba basirikare, ndetse bikoma na M23 bavuga ko bari babujije ko basohora amashusho cyangwa amafoto, ariko bikaba byarangiye uyu musirikare cyangwa se uyu mujenerali arimo asakwa cyangwa se ashyirwa hanze afite ibimwaro byinshi byo gutsindwa, afite ikimwaro cy'uko nyine yagiye ku rugamba kuyobora urugamba, ariko bikarangira atsinzwe atageze ku cyo yashakaga kugeraho. Mu by'ukuri rero byababaje Tanzania n'igisirikare cya Tanzania, kuko batifuzaga kugaragara cyangwa se guseba ku buryo bugaragara, ku buryo nyine bashakaga guhisha ko hari abasirikare ba Tanzania cyangwa se abasirikare b'iki gihugu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye ku Rwanda, ariko bakaba baratsinze. Mu by'ukuri barangaga gutaha banyuze mu Rwanda baciye mu bindi bihugu, ariko bikaba byagaragaye ko nyine batashye kandi banyuze mu Rwanda, bikomaga bumvaga ko batahabona inzira nziza cyangwa inzira ya nyayo. Ubu ngubu rero ikigezweho, Tanzania yasohoye iryo tangazo isabira u Rwanda ibihano ko rukomeje kugaragaza imyitwarire itari myiza, ndetse no gushaka guharabika no kwerekana abasirikare b'ibindi bihugu bari bari ku rugamba bashaka kugaragaza ko nyine bahari, ariko u Rwanda rwo ko nyine u Rwanda ndetse na M23 aribyo bikwiye gufatirwa ibihano bikakaye ndetse bikomeye byihuse. Gusa Ambasaderi Nduhungirehe ushinzwe
ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu Rwanda, akaba yavuze ko yasubije ibyo Tanzania yatangaje avuga ko ahubwo Kongo ariyo ikwiye gufatirwa ibihano bitewe n'uko hari ibintu byinshi cyane igenda ikora bitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse no guhohotera abantu no kubica. Nk'urugero avuga abanyamurenge ndetse n'abandi baturage bo muri Ituri aribo Abahima. Abangaba bose ingabo za FARDC n'izindi ngabo zitandukanye bafatanyije zikomeje kwica aba bantu ku bwinshi, nyamara mu bintu mu by'ukuri mu maso y'u Rwanda bitagaragara neza, bidaryoshye rwose, bidashimishije ndetse no mu maso y'amahanga, ariko byagakwiye ko abantu batakaye barebera ubwicanyi, ahubwo bakabaye bita ku kibi kiri kuba bakagerageza kukibuza no kugikumira, bagaharanira ko amahoro arangwa hose hatagize n'umwe uhohoterwa bitewe n'uko yavutse cyangwa n'uko abayeho n'aho atuye n'aho akomoka, ahubwo abantu bakabaho bunze ubumwe, babayeho mu bintu bimwe ndetse basangira umuco umwe, basangira n'ibyiza byose duhabwa cyangwa se n'ibyiza Imana yaremye muri rusange. Ikindi kintu rero tutagenda tutababwiye ni inkuru nanone twari twakomoje mu minsi yashize y'ibihano Ubwongereza bwagombaga gufatira u Rwanda bitewe n'uko rukekwa ko rwashoje intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, koherezayo ingabo zikajya gufasha M23 kugira ngo ihangane n'ingabo za leta FARDC. Ubu rero inkuru igezweho ni umuministre watangazaga ko u Rwanda rwari rwihishe inyuma y'urupfu rw'abantu benshi bapfiriye mu rusengero barashweho ibisasu ndetse n'imitwe y'iterabwoba. Byagaragaye rero ko uyu muministiri yabeshye inteko ishinga amategeko, ndetse byayindi bavuga ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Uyu muministiri nawe rero biramusaba guhaguruka kugira ngo abashe kwivuguruza ku byo yari yatangaje, kuko yaje kuvuga ko nyine hari ibyo yagiye abeshyera Olivier Nduhungirehe bari baganiriye ku icyo kibazo, akavuga ko u Rwanda ari rwo rwari rubiri inyuma, ariko nyamara abeshya. Ubu ngubu rero biravugwa ko ari mu mazi abira ndetse ari gusabwa ibisobanuro byinshi cyane. Ibi bituma rwose bigaragaza neza ko bari abantu twita ko bize cyangwa bitwa ko bafite ubwenge, rimwe na rimwe hari igihe tuba tubabeshyera, hari byinshi bakora by'amanyanga ndetse biba bidashimishije bitewe n'uko birengagiza ukuri, ahubwo ugasanga barita ku bintu by'ibinyoma bitewe n'indonke cyangwa se inyungu runaka bategereje mu bintu bari gukora cyangwa se mu ruhande runaka babogamiye. U Rwanda rero rwatangaje ko bidahagije ko uyu mugabo yakwisobanura mu nkiko gusa, ahubwo bakwisobanura imbere y'inteko gusa, ahubwo bikwiriye ko byarenga ahangaha bikaba byagira ahandi hantu bigera, kubera ko ibi ni igisebo gikomeye ndetse ni no kugaragaza intege nkeya kuri leta y'Ubwongereza n'abantu ikoresha muri rusange. Binavuga ko uyu mugabo ngo yari yakoreshejwe n'agacupa yasinze, ariyo mpamvu yavuze amagambo abeshya ndetse akabeshya imbaga y'abera bari bateraniye mu nteko ishinga amategeko. Mbashimiye mbifuriza ibihe byiza abakunzi ba Mia Boss TV, turakomeza kubagezaho amakuru atandukanye, amakuru meza mwishimira kandi amakuru agezweho, update zose zihari tuzajya tuzibazanira kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Gushimira abakoze subscribe, nawe utarakora subscribe ndagira ngo ubwire ngo iki ni cyo gihe kugira ngo ukoreho tuzamuke tugire aho tugera, byibuza twuzuze ibihumbi 2 bya subscribers. Uraba ukoze cyane, uraba utanze umusanzu wawe kandi umusanzu ukomeye mu by'ukuri. Mugire ibihe byiza.